Bavandimwe muduteze amatwi abaturikize twongeye kubasuhuza ngo Uwiteka abahire. twabara muso mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu mumenyereye, ni ya shaha ya programu yita yitumanyirire. tukaba turi abagorozi bemera ivugurura. Turi abagorozi kugarura busiya no bugorozi. Ni mwene so Ntakiruta Imana. Nanye Gadi Hategeka. Insanganyamatsiko y'uyu mwanya icyo kwega kituri kuza kwegaho umurye gishaha. Tugiye kurebera hamwe uko umukristo abana n'abandi. Nza kureberaho nza kwega icyo kwega cyo kugira uko umukristayo ari kuturana batahibe. Umukristo abana te n'abandi. Umukristayo naturata n'abatahibe. Ubukristo ntabwo ari ubushirira mu magambo gusa. Ubukristayo taburi kuherera mu bigambo byonka. Kandi si icyuka cyangwa si iby'umwuka gusa bidakora kubifatika. Ningashe byo mwoyo bitari kurebekera umubiri kwatika. Ahubwo iyo uri umukristo nyakuri, ko ryo mukristayo w'amazima, ubukristo bwawe bumenywa n'abandi. Ubukristayo bwawe ni bumanywa n'abandi. Niyo mpamvu muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13, niyo shongo muri Matayo eshuri 5 umushorongo gw'ikuminisha handitswe aya magambo meza avuga ngo, ahandikire bigambo birungiye biri kugira biti, muri umunyu w'isi, imwe muri yo munyo gwensi. Mbese umunyu nuko yo kuzaryoshwa n'iki? Umunyu gwaho mesha ni gwisha kunuzi bwaki, kimaze ni gwa gutakine mu bunuzi, keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira, kureka kunagwa hansi abantu bakaguri bati. Muri umucyo w'isi, muri yo mushana gwensi, umudugudu watswe ku mpinga y'umusozi, tawuni eyombekira warushozi, ubasha kwihisha, tekabasa okweshereka. Imana yashimye ko ruhanga akasimangu ubwo itakiri mu isi mu mpagarike ngo tuyibone, uburuhanga atari yo munsi umucyemero ngo tumurebe, mu isi haba abana bayo, umunsi ngo yatama abantu abana beye, imico yayo engesho za rubwa ruhanga abisi bayibone binyuriye mu bana bayo. Abensi bije kugetegereza okurabira mu bana ba ruhanga. Niyo nshingano y'abakristo. Nico twahirwe twe nk'abakristayo. Ngaho mu nkundire turebe umukristo, mwene mu nkundire turebe umukristayo ahantu hatandukanye, ahantu ahine ntaniso. Umukristo amerate iyo ari mu rugo, umukristayo naye kwa tata yaryo muka. Mu gitabo cy'Ingoma, mu gitabo cyo businge ya 2 igice cya 24, cyo businge cya 2 eshura ya 24, turahafatira urugero rw'umuntu w'Imana witwaga Yehoyada. Nituza kureba cyo kureberaho kirungi cyo mwantu wa ruhanga wayo nitwa Yehoyada, yari umutambyi, akaba ari ryo munyamurwa. Ubwo twamugereranya n'umukristo wa none, ubwo nitumushwanisa n'umukristayo w'irizoba, kuko mu rwa mbere rwa Petero, abo ko mu barohe yo kubanza ya Petero igice cya 2 umurongo wa 9, eshure ya 2 umushorongo gwa mwenda, haranditswe ngo, ahandikire hati ariko mwebweho iyo konkimwe muri ubwoko bwatoranijwe, muri ryo ruganda orutorinwe, abatambyi b'ubwami, abanyamurwa bo bukama, ishyanga ryera, ihanga riri kwera, n'abantu Imana yaronse, aburuhanga yatorine, kugira ngo mwamamaze ishimwe ryabahamagaye, kugira ngo boreke kitinisa cyo wabesire, ikabakora mu mwijima, akabiho mu mwirima gwensi, ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza, umushano guri kutangaza. Twebwe turi ubwoko bwatoranijwe, itwe turi ryo ruganda rutorinwe, abatambyi b'ubwami, abanyamurwa bo kama, ngo n'abandi Imana yatoranije, n'abantu aburuhanga yatorine, ngo bari bo bamamaza ishimwe rye yabahamagaye, kugira ngo baburire ogongugo boreke mico yo go wabesire. Uyu mutambyi rero Yehoyada, umunyamurwa Yehoyada, Bibiliya imuvuga haya magambo ngo, Bibuli ne mugamba heti, umurongo wa 15 no 16, umushorongo gw'15 hamwe no gw'16. Ariko Yehoyada ashyize kera agera mu zabukuru arapfa. Konka Yehoyada ko yahikira muri bukuru yafa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Ubu yafire akaba hereze imyaka 130 azirwe. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, bamuzika umutahune ya Dawidi, hamwe n'abami, hamwe n'abagabe, kuko yakoze ibyiza mu Bisirayeli, abwo ko bakakora birunje muri Isiraheli, no ku Mana, hamwe n'abaruhanga, no ku nzu ye, hamwe n'ahabekaye. Aha ndashaka ngo muhumve neza, aha nyina ngo muhetegereze. Uyu mutambyi Yehoyada, umunyamurwa Yehoyada, ntabwo yari umwami, akaba atari yo mugabe. Mu gihugu umwami yabaga akomeye, umwihanga umugabo akaba ari umuntu mukuru, ari umunyacyubahiro, awe kitindisa, aba ku murimo w'Imana wo kuyobora ishyanga, kandi ari umurimo gwa ruhanga go kwebembera ihanga, ku buryo bagiraga naho bashyingura abami, hakaba hariho n'ahantu aho babiri bazikaga abagabe, naho bashyingura abandi bantu basanzwe. Rero naho bari kuzika abantu babutoshi. Ariko Yehoyada ubwo yapfaga, konka Yehoyada we kuyafire, bamuhaye icyubahiro, bakamuha kitindisa, bamushyingura mu irimbi ry'abami, bamuzika
bintu bazika abagabi ngo byari bitewe n'iki? ecyabiresire ngo yakoze ibyiza ku mana ye, akakora ibirungi aha ruhanga, ngo yakoze ibyiza mu Isirayeli, yakora n'ibirungi muri Isiraheli, ngo yakoze ibyiza no ku nzu ye, kandi yakora n'ibirungi ahakaye. bana b'Imana, abana ba ruhanga, ubukristo bwawe, ubukristayo bwawe, igipimo kibupima ekipimiso ekitubari kupimisa ni mu muryango aho iwanyu, no muka wawe, ni Imana ireba mu mutima, ni ruhango uri kureba mu mutima, ni rubanda bareba ibigaragara, n'abandi bantu bari kureba biri kurebekera amisho, n'umutima wawe ubwawe hamwe n'umutima gwawe gwenka, nawo mukabana utagucira urubanza, n'umutima gwawe muturane gutari kusharira umushango. ibi bintu ndabisobanura. Biyaza kubishoborera Rubanda abantu bakunda ubaha, nibakunda uri kubahereza, bakunda ubihanganira, nibakunda uri kubagumisiriza, bakunda ubababarira bamuhemukiye, nibakunda uri kubasasira yamara kubashobeza bamushobeze, bakunda ubitangira akabavana mu kaga, nibakunda uri kwehayo akabiho mu kabi. iyo ibyo bikoze ibyo kore kubibakorera bemera ubukristo bwawe kandi mamubanye neza. Nibikiriza ubukristayo bwawe muturana kurungi mu muryango, muri family, bitewe nuko muhahora kenshi, abo kuba noturamo ubwire buringwa, mubisikana, uri kuraba muntu nawe ari kurabaho, mwisiritanaho kenshi, muri kubakubanaho, haba ibyaha byinshi, ni habamo ibi byinshi, kandi buri wese abibona, kandi buri umwe wena byetegereza, kugira ngo ubukristo bwawe buhatambuke neza, kugira ngo ubukristayo bwawe burabe kurunje muka, wemera abakugerageza, no ikiriza abo bari kugeza, kandi nawe ukemera kugeragezeka nturakare cyangwa ngo kandi niwe no ikiriza kugeza bwa rero imico yawe utagihindura, nawe ukaba ubanye nabo neza, nabo turana nabo kurungi. noneho ahandi ku kazi n'ahandi hose, kandi ahandi aha murimo n'ahandi aho uri kugenda, ubukristo bwawe burasuzumwa, ubukristayo bwawe abantu nibabushujuma. uyu mugabo Yehoyada rero, ubwo umushyija we Yehoyada ni ukuri yakoze ibyiza ku Mana ireba mu mutima, n'amazima akakora ibirungi aha ruhango uri kuranze mu mutima. mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, umubaro yo kubanza yahandikire Yohana, igice cya 3 umurongo wa 21, eshura ya kashatu umushoro ngo gwabinagumwe, haranditswe ngo, ahandikiremo hati, bakundwa, abari kukundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, imitima yiti tusharire mushango, turatinyuka imbere y'Imana, nitwe twaro mu misho ga ruhanga. muzasoma urwa mbere rwa Petero, nijya kushome baro yo kubanza ya Petero, naho ni igice cya 3, naho n'eshure ya kashatu, ni umurongo wa 21, umushoro ngo gwabinagumwe, haranditswe ngo nanuba amazi niyakibakiza, ahandikira ati amizi na hati niko gari kubajuna, mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa, mu muringo gw'igishushanyo cyo kubatizibwa, ariko suko akuraho ico ryo ku mubiri, konka to ko gari kwihaho uburofuka bwa mubiri, ahubwo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza, karakamanyisa ko mutima gutari ko bashinje ki, ni ukuvuga ngo no kugira ngo ubukristo bwawe, ubukristayo bwawe n'umutima wawe mu bantu utagucira urubanza, amana umutima gwawe mu bantu gutari kusharira mushango, bitewe nuko wihanye ku Mana, ahubwo ko keti isomisho ga ruhanga. Yeremiya 3:13, Yeremiya 3:13, haranditswe ngo, ahandikiremo hati, icyo nshaka kimwe, ikindi kwenda ni kimwe cyonka, nuko wemera ibyaha byawe, nuko ikirize bibi byawe, imbere y'Imana wemeye ibyaha byawe, umisho ga ruhanga ko ikirize bibi byawe, urabyihana, wabyetisa, ibyiringiro by'uko ubabariwe, amasiko ago kusasibwa kwawe, bituma umutima wawe utagucira urubanza, nibiretera umutima gwawe gutakusharire kibi, mu muryango, mu family, mu bana nta burakari, ni muturana ati ne kiniga, ijwi ryiza, iraka rirungi, ibyo nabyo bituma bakwemera nk'umukristo, icyo nikiretera abantu bakwikiriza nko mukristo, muri rubanda, umubanta baburisho, urabaha, no bahereza, urabihanganira, ubagumisiriza, urabakorera, no bakorera, urabitangira, no yaha yabwabo, nabo ubukristo bwawe bukabagaragarije, nabo bareba ubukristo bwabo barebekera, byanditswe mu migani 19, bihandikira mu mfumu 19, umurongo wa 22, umushorongo gwa 22, ahanditswe ngo, ahandikira hati, ineza y'umuntu, uburungi bwo muntu ni imutera gukunda, ubwo kumutera bamukunda. Mu gitabo mfite hano, mu kitabo kimwe ecyayinaha cyitwa Testimonies Volume ya 5, Testimonies Volume ya 5, urupapuro rw'61, urupapuro rw'igana nkaga nemwe, haranditse hati, ahandikiremo hati, ikigaragaza neza uko imico yacu iteye, ikiri kwereka kurunge ingesho zito kuziri, si iyobokamana twerekanira ku ruhimbi tubwiriza, tebyo byo dine biturkoreka umumisho g'abantu turi muri tubaburira, ahubwo ni iyobokamana tugaragariza mu muryango, kureka n'imico iyo byo bwa ruhanga yiturkwereka muri za family mu maka, umugore w'umubwiriza, umukazi wo muburizi, abana be n'abakozi akoresha iwe mu rugo, abana beye n'abakozi bari kumukorera mu uko weye, nibo ba mbere bazi ukwera kwe n'ubutungane bwe, nibo bakubanza bari kumanya kwicirira kweye,
umugabo mwiza abera urugo rwe umugisha, umushijo murungi nabereka yeye umugisha, maze umugore we abana be n'abakozi hazo mukazi we abana be hamwe n'abakozi bakishimira iyobokamana ye kandi bashemererwa ubukristayo bweye. ni ukuvuga ngo Ico ni kitoreka ngo igipimo cy'ubukristo bwawe igipimo eco bukristayo bwitu ni uburyo ubanye n'ab'umuryango, no kuturana na beka zitu, uburyo ubanye n'Imana ireba mu mutima, no kuturana na ruhanga witora kureba mu uburyo mitima, ubanye na rubanda, hamwe no kuturana na batahi bitu, n'uburyo wemera ibyaha byawe ukihana mu mutima, hamwe no kuturkwikiriza ibi byitu tuketa iso mu mutima. ibyo bigaragaza ubukristo bwawe. Ibyo nibyo bikoreka ubukristayo bwitu. ngaho umukristo amera ate iyo ari mu kazi? Umukristayo naye kwa tanza yari ya murimo. muri Matayo 7:12 Muri Matayo mushanju ogwi 12 haranditswe ngo ahandikire hati nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose nawe cyo kwete ngo abantu babakorere azaba ari byo mubagirira namwe, nimwe mbere ko mwabakorera. ayo niyo mategeko n'ibyahano. Ibyo nibyo biragiro n'ibyabana bibi. iyo umukristo yagiye gukora akazi k'undi muntu, Umukristayo yaza gukora umurimo go ndijo muntu yamuhaye ikiraka azamuhemba, yamu umurimo ari kwenda kwisha kumushashura, amukorera nk'uwikorera, namukorera ko ari kwekorera, nta mukorera bamuhanze ijisho. tari kumukorera bwo kugira ngo bamureba. iyo umukristo ari ku muganda, Umukristayo ko ari kuba nakora plani ntabwo ku muganda ibikorwa bya leta, ari gukora burungi bwansi aha bikorwa bya government, ntabwo akora ari uko umuyobozi amuhanze ijisho gusa. tari gukora ngo abo ko mwebembezi ari munamuranzya. umukristo akora nk'uko nawe yifuza ko bamukorera. Umukristayo aho nakora nko nawe ari kwetenga ngo bamukorere. muri Tito 2:9 Muri Tito eshuri biro mushorongo gwamwenda. iyo umukristo ari umukozi w'abandi, ari umugaragu, ari umukozi mu rugo cyangwa ahandi, Umukristayo yari mukozi w'abandi ariyo muja ningashi ari gukorera abandi imirimo, haranditswe ngo ntabwo akorera ku jisho, yandikire ngo utari gukorera abo kugira ngo bari muri bamureba. arakora nk'uko yabikora aramutse ari mukwe. Nakora nko kuyakubire nakora kwakubira haryo musiro ntabwo gwe. wamutuma guhinga ngo asibe ngo kuko atari mukwe. Toka mutuma kwinga ngo azorumbugo agende naroshweka ngo ako kwatimweye. ntabwo wamutuma kukwikorera ibirayi ngo azane duke kuko atari ibye. Toka mutuma nguza kundetere mondi ngo azarete enche ngo abo kugira ngutizeye. ibyo byanditse no mu rwambere rwa Timoteyo Ico bihandikiro mu baro yo kubanza ya Timoteyo. igice cya 6 uhere ku murongo wa mbere. Timoteyo yo kubanza eshura ya mukaga kutanika mushorongo aho hanaranditse ngo aho handikira hati ngo iyo umukristo ari gukorera n'uwo basangiye ubukristo, umukristo nakorera owishemwe mugenzi we, ntabwo amusuzugura ngo yice akazi yitwaje kubwo basengana nta kiramutwara. takamujoga ngo ayite umurimo ari kujya taho turi kushaba hamwe tine cyarankore. umwuka wera umuri mu mutima, Umoyo uri kwerogo ryo mu mutima ntabwo gwe wabimukundira. tigukamwikiriza kukorecho. noneho katurebe umukristo iyo ari mu kugura no kugurisha. Reka turebe umukristo yaryo muri business mu kugura no kuguza. mu migani 20:14 Mu mfumu 20 mushorongo 14 aranditse ngo ugiye kugura arapfobya ngo urampenze. ahandikira ngo uri kuza kugura naguma nagira ngo wansera ngo ariko akagenda yishimira ibyo aguze. konka ko ariko kare abiso atarika kugira ngo kanagura nkabamba byinji. iyo uvuze ngo urampenze ari ukumurimanganya ngo akunde abikurekere, ko riguma nogira ngo wansera kugira ngo akwe byinji obitware. mwatandukana ukavuga uti rwose ndamuhenze pe, mucyo cyamara kumurugaho wayikari ukagira ati namusera munonga. urwo rubanza wiciriye uhamanije n'umutima nama wawe, umushango go wayesharira haza umutima gwawe nago kabiranzya, nirwo no mwijuru bandika rukazakomaho. mwiguru nabo bahandika basyo oyije kubije kugumaho. ntabwo umukristo ahenda mu kugura no kugurisha. Umukristayo tari kusera yaba nashuba ari kuguza ninga shari kugura. mu migani 20:10 mu mfumu 20 mushorongo gw'ikumi ndetse na 20:23 hamwe na 20:23 aho hose haranditse ngo aho nahandikire hati ngo ibipimisho biciye ukubiri ni ikizira kuwiteka. eminzane tari kushana ne kiri kunurwo misho ga ruhanga. abantu basenga, abantu bari kushaba bijya bitangaza kubona bavuga Imana, necyo kutangaza warane bagamba ruhanga, ari abaririmbyi, hamwe barya beshongozi, ari ababwiriza, abandi n'ababurizi. wajya kureba ugasanga umunzani aranguriraho ucyaza kureboreba umunzani gwa ari kushopingiraho ni munini, ni muhango, undi agurishirizaho yarawukanze ni mutoya. kandi gwa ari kugurizaho gwa akaguniga
za kiro harugwa mu ibyo nce. Bibiliya iravuze ngo ni ibipimisho biciye ukubiri. Bibiliya yagira ngo ibyo bipimiso n'ibipimiso n'iminzani itari kushushana. Muri Mika 6:11 muri Mika mu kago gw'ikuminagumwe haranditse hati, handikire hati abafite iminzani ibeshya abine minzani y'abishuba n'uruhago rurimo ibipimisho bihenda hamwe n'eshaho ezibatiremo byo kupimisa biri kusera, mbese abo bantunganira mbwe n'eshaho mbabo bakahinduka bahikiriro misho ganje. Imana irahakanye, Ruhanga yayanga, ntabwo abo bayibera abana nyakuri, abo tibakaba abana ba Ruhanga kandi bafite iminzani ibeshya, abo kwa bine minzani eri kubiha n'ibipimisho byabo biciye nebyo ukubiri. kupimisa bitari kushushana. Mu gitabo cyitwa Mind, Character and Personality, mu kitabo eco ekiyatugambira mu Gifaransa n'urupapuro rwa 452 mu French na 452 haranditse hati, ahandikire hati hari amagambo meza avuze ngo, hariho ibigambo birungiye bikugira biti ngo iyo umuntu ari umukristo, umuntu twari kuba ryo mu Kristayo, ngo iyo yakoresheje abakozi mu murima we, kwari koze saba abakozi mu musirigwe, ngo ibihembo bakobokeye ntabwo abirarana atabibahaye. Ebi bakorera takabirana atabashashwiri, kuko ubu dufite abantu abo kuba hati twina abantu akubwira bigeze ku mugoroba wamukoreye, ariko gambira yari abwa yuko mwazo kandi wasiba muhingire, ati kuri banki bafunze, atari banka basi bakingire, ati hari akabazo kabaye ndayabuze, atari akazi bakabaho nazibura, kandi waje kumukorera uzanye agafuka urahahira mu ibyo urararira, kandi abo wanoje kumukorera waboresire akasero ningasha kantu ko kutwaramo ibyo rararira. Umukristo nyakuri ntabwo ibyo yabikora. Umukristayo w'amazima atakakorecho abana neza n'abandi, naturanaje kurungi n'abandi. iyo atunze amafaranga kwari kuba yine sente omushahuye adakeneye gukoresha ako kanya, ezatari kwetenga kukozesa eshahejo, ayakoresha ariko yagabanganya bene se, nazikozesa ari kuziguza binishe ngo babe barirwanaho, ngo nabo babase kuba nibehwera igihe cyose atari yatangira kuyakorera we umushinga. ubwo atakabwine project yo kukozesa sente ezo. Ntabwo umukristo umukristayo yanezezwa no kugwiza amafaranga no kwagura imirima ye, takashemererwa kukanyisa sente mushahu no kugura emisiri myingi, yungukiye mu byago n'ingorane abandi bagize, okugobera omubizibu eby'abandi bibatunga. ukabuzi ko umuturanyi yarwaye, omanya ngo ni bawa warwire, yajyanye umwana kwa muganga i Kampala, atwire umwana mu irwariro Kampala, ukabuzi ko bazamuca amafaranga menshi, aza omanya ngo baza kumushaba sente nyingi murago, aho kugira ngo muze mumwegere mu mutwerere, rero aho kugira ngo muyije mu muhike rero mu muguze, ahubwo mugatangira kumubaza niba inzu yazayigurisha ngo muyitware, rero tandika kubuririza enju yananka naenda kugiguza ngo njigure. ntabwo umukristo yungukira mu byago by'abandi. Umukristo yatashemerire kugobera omubizibu by'abandi. Umukristo ibyo agurisha bishyira ku giciro kibikwiye. Umukristo byari kuguza nabitabeye bishemerire, ntabwo yungukira mu bujiji n'intege nke by'abandi, takagobera mu bushemo n'amani make by'abandi. uzi ko umuntu atazi uko ibintu bigura, waba no manya ngo umuntu tari kumanya ko ikintu kiri kugura, warangiza ukamuhenda uri kuvuga ngo uyu nta makuru afite, rero cyamaruka musera ngo guti n'amahurira gahine, kandi ukaburindire kuzajya mu ijuru, rero katanika kugira ngo ni kwenda kuja kuzo mu ijuru. Yesu wabigukora weho wanezerwa, ngwe no muntu wakukora siwe ukashemererwa. ngaho Bibiliya yavuze ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira, rero Bibiliya negira ngo ibintu kwenda ngo abantu babakorere aba ari byo mubagirira nawe. bene ko mwabakorera nimwe. Uyu mukristo nyakuri, ahubwo umukristo turi kuranza w'amazima, iyo afite ibicuruzwa agurisha, kwari kuba yine business ye byari kuguza, bikaba bifite inenge, bikaba bine obusibu, ntabura kubibwira abakiriya be, nabagambira bakastoma beye, nubwo byamugusha mu gihombo, nubwo we byakumusharura, ariko adacumuye ku Mana, konka atashishirana mukamara. nugutangira kubabwira ngo otandiko bagira oti, nubwo muje kugura aya masaka, no mwisha kugura umugusha gwanjogo, arabatarayo kubiba kuko yaramunzwe, tibwo kwimugwe kutaryo ko kwinga gwo kwaguka mungwa, nubwo muje kugura izi nyanya, no mwisha kugura inyanyezi zirabishye, nimbi muzigure mubizi, mubigure muri kubimanya, nubwo mushaka kugura iyi myenda, no muri kugura bijarebi, ubura ntabwo ari cya gitambaro original, ati cya tirwa rugoyi orwa original. umukristo nyakuri, umukristayo w'amazima, n'ibyo acuruza bifite inenge, nebyari kushubura ebyino buzibu, arabivuga nabigamba kugira ngo izina rye ritandura, kugira ngo izina rye litasisikara, agahemukira Yesu Kristo wamuhaye kumuhagararira mu isi, ari Kristo we wamuhire ngo amubere omujurizo mu isi. Nguko umukristo amera mu kugura no mu kugurisha. Umukristo yashemere kubari omukuguza no mu amera kugura, ate muri rubanda, nabaye kwasirata omuri
batahibe Imigani 19:22 Enfumi 19:22 ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Uburungi bw'omuntu nibwo bukumureta yakundwa Abana n'abantu bose amahoro. naturana n'abantu bona obusinge Abafilipi 4:8 Abafilipina ogwa 8 Abafilipi 4:5 Abafilipina ogwa 5 nuko havuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. nihagira ngo uburungi bwanyu bumanywe n'abantu bona Abaheburayo 12 Abaheburayo 12 umurongo wa 14 umushoro ngo 14 aravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. muturane n'abantu bona obusinge Abaroma 12 Baroma 12 umurongo wa 17 n'uwa 18 18 aranditse ngo niba bishoboka mu rwanyu ruhande cyane kibasika aharwaje rwanyu mubana amahoro n'abantu bose. muture n'abantu bona obusinge kandi ntimukiture inabi umuntu yabagiriye. mutakihuro muntu kibi ahabwe kibe kiyabakorire Muri rubanda nguko umukristo kwabaho umubatahi niko muntu ashemere kubaho abazasoma igitabo cy'intambara ikomeye abarashome kitare cyo kiyagamba Great Controversy ni urupapuro rwa 616 urupapuro rwa nkaga 16 aranditse ngo twebwe abakirisito handikira ngo itwa abakristayo ngo twegereje igihe cy'akaga ngo twahikirira obunaku bwa kabi ku bibazo ubuhanuzi bazi ko icyo gihe twagitangiye abari kumanya ubunabi ubwo bwire tukabutandika haranditswe ngo buri mwana w'Imana wese handikira ngo buri mwana wa ruhanga wena azakora igishoboka cyose ngo aje gukora kiri kubasika cyona kugira ngo yemerwe na rubanda ngo kugira ngo abatahi bamwikirize ngo ibyo bizoroshya kandi bigabanya uburibwe bw'akarengane kazatubyukirizwa ngo byami bija kwangusya kandi bitucendereze obusharizi obwo okubona bonese bwo okurije kutwizira akarengane kazaba kagambire kugwabuza uburenganzira bw'umutima nama mu kwizera okugeza ibwo ko kuri kwenda kutwizira ni kwisha kuba ni kutwiyaho okukwikiriza ko muntu okuye na ruhanga bana b'Imana abana ba ruhanga umukristo agomba kubana neza n'abandi umukristo yashemere kuturage n'abatahi mu rwambere rwa Petero igice cya 2:11 Petero kubanza ishura ya 2 umushoro mu 11 wababanira neza ucyatura nabo kurungi ngo nibabona imirimo yacu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendera barebe mico yayitumira bahimbitse tatito yo mu iguru turasabwa kugira urugwiro nitushabwa okukundana n'abantu ururangwa n'ibintu bikurikira rero emico yitu ebe erime bintebi urugwiro okwikwa ni imico nengesho ni imiterere no ko kubaho okoko zirwe ituma abantu bose bagushyikira bakakugeraho rero kituma abantu bona batakutina bakwikirire umukristo ntabwo ari wo gutinywa n'abantu umukristo atashemere kuba natinwa abantu nubwo tugira abakirisito no butuyi n'abakristayo ndetse b'abayobozi b'amadini bakomeye nangwa bari n'abembezi b'amakanisa bagumire bibihangange utanaramutsa bamani munonga bari kutina kuramusi niyo ushaka kuzamubaza ikibazo ucabana ndakumubuza kibuzo ubanza kwa audience ubanza washa borse abo ntabwo ari ibyo tikokwe ahubwo umukristo ni umuntu ushyikirwa n'abantu bose umukristo yashemere kubona hikwa n'abantu bona ibyo abishobozwa n'impano bita urugwiro ibyo byone cyonco kiri gutuma yabibasa no kwikwa birangwa n'ibi bintu bitandatu rero eshonga mukaga eziri kubyorekwa urugwiro rangwa no guseka ushemere kubona umwenyaho atari ubushoshwe n'ubujajwa kutaryo kusheka ngo warengesereze kweko uri kumwenya ukamwenyurira abantu bose ntuhore wijimye kandi uri umwana umwenyurire abantu bona utakatura ariko nyigire kandi ryo mwana wa ruhanga ubukristo burangwa n'umucyo wo mu maso kandi umukristo yashemerera kuba ayino mushano guhamisha abantu bose bakakubona nuregutsi wawe umwakiro wo mu maso ukaruta ibyo uri bimuhe abantu bona orayijo wawe wamureba kurungi n'ubu watakugira cyo wamuha ashemererwe ibyo mvuze ibyo mbye byari yatugambira guseka n'umucyo wo mu maso okusheka amwe n'umushano go mu misho biranga urugwiro hamwe no korekwa okushemererwa muntu byanditse muri iyo igice cya 29 byandikira muri Yobu 29 umurongo wa 24 umushokoro gwa 29 ubukristo burangwa no gusangira ubukristayo nibworekwa no kurya hamwe abantu mu bakingurire bazi wanyu barye abantu mubigurire bataho wanyu mubagaburire banywe kandi banywereye barare kandi mubarazi musabane kandi muhurire muhikikire nabo ubukristo nyakuri ibyo nibyo rukwereka ubukristayo bw'amazima muri iyi saha urukundo rumaze gukonja umunsegi ubukristayo bwabuzire umuntu ajya amara umwaka abiwe n'umugore we n'abana be nta wundi winjiyemo umuntu namara umwaka weye we n'abana be no mukazi we hatine muntu we n'abarabataye kandi akavuga ko ari umukristo rero atandika kujya mu nazo mwigo n'umukristayo hari imbabare zikeneye kubi wawe kandi hariho abasasira batineho kuba hari abashonji bakeneye kubi wawe hari wawe injara bari kwetenga ngo baryo wawe hari ababuze ihumure mu miryango ibaguye nabi bakeneye kuruhukira iwawe hari ababuzirwe okuhumuriza bw'amafamile gabo bari kwenda ngo bahumurize ubwo wawe bakingurire baze barye yigure bijo wawe ubagaburire ubukristo burangwa no kuganira ibiganiro by'ibyishimo
ubukristayo nibworekwa no kuganira ibiganiro ibyo kushemererwa. ibi nabyo biranga urugwiro. Ibi nabyo nibyoreka kushemererwa. Ibi byombi Ibyo byona gusangira no kuganira ibiganiro by'ibyishimo okurya hamwe no kuganira ibyo kushemeza byanditse muri Nehemiya 8:12. bihandikira muri Nehemiya 8:12. ariko ikibabaje konka cyo busaza nuko dufite abakristo no kutwina abakristayo n'umugore n'umugabo babana mu nzu no mukazi no mushija bari kutura no mu nju bataganira, batakiganira, ugasanga bameze nk'umupolisi uri kumwe n'umuntu wakoze icyaha. osha ngo ni umupolisi harimwe no mu ntoko zirenshobi. Ewe nawe hari igihe amuganiza ngo amenye ibya bimuteye. Nawe umupolisi arubwo ari kuganiza wabo ndoko zirenshobi kugira ngo amenye ugasanga cyo n'umugabo ushiririye, osha ngo mushija wenda akaba o kurakara, ugasanga n'umugore kuri uyu munwa n'izuru ryazamutse, umukazi ari kunyiga akakurura umunwa, ugasanga n'umwana wazamuye intugu imbere y'ababyeyi, osha ngo mwana arimo natera akatima nanyegeza amabego mishoga bazire. iyo ufite urugwiro konka wawe yine urwiro urakinguka ukaganira n'abantu no kushemererwa abantu nibije wawe muganira. urugwiro rurangwa no guhatira abandi byiza. Okwikibwa ni kutuma wajyama abandi birungi, guhatira abandi ibyiza. okujyama abandi birungi. muri tangira igice cya 19 kutandika ishure y'19 umurongo n'uwa 3 umushororongo ogwa kashatu ubwo bamarayika bari bageze i Sodomu bagiye kuharimbura. abamarayika bamara ku Sodomu bari kuza kwerekereza. Loti yarababwiye ati bantumwe ni muze yabagira murare, ati mwije wanje muhumure. baranga. abamarayika bayanga, ariko umurongo wa 3 uravuze ngo umushororongo gwa kashatu gwatugira arabahata bajiwe, yabagema bazo weye binjira mu nzu ye, bataho mu nju ye, abatekera ibyo kurya, yabatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuye bararya, kandi yateka imigati itatu hari misibwe barya. abantu bamenyereye kubana n'ababi, hari abantu bamanyirire kuturana n'abantu babi, batazi ko hariho umuntu mwiza na mba, batari kumanya ngo hino muntu mu rujyo munsorimo. iyo mubwiye ngo ngwino urye, ko kumugira ngo isha turi yamwe ngwino urare, isho raro witse agira ngo uri kumubeshya umeze nk'abandi, nagira ngo muno mubihani wori nkababandi, uzamuhate, uyishe kumugema, uzamukarabye, kandi umunabise, kandi azarya, kandi naisha kurya, kandi anezerwe, kandi ashemererwe. ubukristo bwuzuye urugwiro, ubukristayo bwo kushemererwa, abantu barasangira, abantu nibarya hamwe. ubukristo burangwa no kwitangira abandi, ubukristayo nibworeka okweha yabwa abandi. ibyo muzabisoma mu Itangiriro 24 ni mwisha kubishoma mu kitabo cyo kutandika 2 tubwira igitekerezo cy'umukobwa witwa Rebeka. ne atugambira ikitekateko cyo mwisho bari kwita Rebeka. uwo yabaye muka Isaka. Rebeka akabaho umukazi wa Isaka, ariko ubwo umusaza witwa Eliyezeri yari yatangiye urugendo aje iwabo, Eliyezeri buyabe nagenda ari kuza kusigura, yasanze iyo nkumi nziza ku mugezi, akashanga mwisho gwe Rebeka hamugera. inkumi itari iri kumukekamo ko yenda aje kuyirambagiza kuko yari igisaza. Ogo muhara taratekateke ngo umuguru sayizire kunsigura, arangije aramubwira ngo wampa amazi, yamugira ngo utompa amazi go kunywa. yari umukobwa wo mu bami, akaba aryo umuharo wo mubagaye, kuko nubwo yajyaga ku mugezi konka nawe yabagira kutaha amazi, ariko yari afite n'abagaragu, konka akaba yine n'abaja yarakomeye rero, akabagumire. uwo mukobwa ngo yururutse ikibindi, ogo muhara akihaho ekisisi, ngo aragitenga amatira ku bibero bye, yakwatirira abibero bye, arahengeka uwo musaza anywa amazi, aza ngo yacengeka yaho umuguru soko uko umusaza yanywaga amazi, umuguru soko ko yabe nanyamizi. Rebeka yari ari kureba ukuntu ingamiya ze zishonje, Rebeka kandi areba uko ingamiya ze zishwe n'inyota, ziniriho, kandi zari 10, kandi ingamiya ze zikaziri ikomeye. abazi ingamiya inywa amazi menshi cyane, ariko mu ingamiya ne nyamizi nini munonga. Rebeka arazidahirira nazo zireguka, Rebeka yazihaya nazo zanywa. anabwira uwo musaza ati ndikubona uri wakure, yagambira umuguru soko ryo wahari, niwacaho gucumbika harahari, witwaraho buraro, kandi n'ibyo kurya by'izingamiya birahari, kandi n'ibyo kurya byo kengamiya zawe abajyaniwe yabatwara, ntacyo yamucagaho, tine kiyabire namumanya. yari umusaza udakuruye inkumi, kandi akaba ariyo mugurusi utari kubasa no kumutasa, aramwitangira, yayiha yabweye. ibyo biranga urugwiro, ibyo nibyoreka okukunda. umuntu ntakaburare muturanye, umuntu atarisha kurara kwe muturine, ntakambara ubusa wambaye, atakisha kujwara busha kandi wenyine ntakaje bujaro, ku bitaro ngo uceceke, atarisha kuza wirwariro hazo kanga kuza kumureba, ukamenye ko yarwaye ngo uhinge mu kwawe usige mukwe, utarimanya ngo akarwara yaza wirwariro hazi uhingo wawe we arazi. ibyo nibyo biranga ubukristo icyo nyakuri, nico reko ubukristayo bw'amazima, nguko umukristo abana n'abandi, uko niko umukristayo yishimira kuturana n'abandi. ibyo nibyo bituma tuba umucyo n'umunyu w'isi, icyo nico kiri kutureta twabo mushana no munyo gwese. umuntu nk'uwo niwe ukenewe, omuntu ogwe umukristayo niwe isi rwetengwa, iramushonje, ensi eyinenjara niriho ryogwe, nk'uko byanditse muri Mika 7 abo yereka kuba umurongo wa cyandikirwa mbere, muri Mika mushanje go ngo babaye kubanza. Imana bashize mu isi, bari kutina ruhanga bahwiro munsi. ngaho bana b'Imana tuvuga ko turi abakristo, rero bana ba ruhanga bari kugira ngo turyaho kristayo, nimureke tubane n'abandi neza, reka turane n'abandi kurungi, Imana ibiduhe, reka ruhanga bituhe mu izina rya mu Yesu. izina rya Yesu.
yacu.